ibyiza byo koga amazi akonje. Mu mibereho ya buri munsi y'abantu habaho abantu bakunda koga amazi akonje, hakaba abandi babitinya bagahitamo kujya boga amazi ashyushye. Ku rundi ruhande ariko hari n'aboga amazi akonje kubera kubura uko bagira bitewe n'uko batabona amazi ashyushye, nyamara niyo mpamvu muri iyi nkuru tugiye kurebera hamwe ibyiza byo koga amazi akonje. Akamaro ka mbere ko koga amazi akonje ni uko byongera kuba maso. Kuba maso tuvuga hano si ukudasinzira cyangwa kubura ibitotsi, ahubwo ni ukugira morale cyangwa ukagira imbaduko, ukaba witeguye neza bitewe n'uko iyo witeye amazi akonje umutima usa n'usimbutse ukikanga kubera ubukonje bugeze ku mubiri. Nyuma yo kwitera amazi akonje utangira guhumeka witsa imitima cyane ku buryo bigirira akamaro umubiri, kuko icyo gihe winjiza umwuka wa oxygen uhagije kandi biguha ingufu umubiri wawe ukeneye muri uwo munsi. Akamaro ka kabiri ko koga amazi akonje ni uko bitunganya uruhu n'umusatsi. Ubusanzwe amazi ashyushye atuma uruhu rukanyarara, bityo ibi ni nayo mpamvu niyo waba woza amazi ashyushye ari byiza kwiyunyuguza amazi akonje. Kwiyunyuguza amazi akonje nyuma yo koga amazi ashyushye bituma utwenge tw'uruhu utwari twafungutse cyane twongera kwifunga, bityo bikabuza ivumbi n'indi myanda kuba yakinjira mu mubiri. Ku rundi ruhande amazi akonje atera ubushagarira mu musatsi, bigatuma ukomera kandi ukabyibuha ku buryo bituma ugira umusatsi mwiza. Akamaro ka gatatu ko koga amazi akonje ni uko byongera ubudahangarwa no gutembera kw'amaraso mu mubiri. Iyo ukitera amazi akonje umutima usa n'usimbutse ku buryo ibi bigira ingaruka nziza ku miyoboro y'amaraso, kuko bituma atembera neza mu mubiri. Umwihariko wabyo ni uko koga amazi akonje bifasha mu kugabanya umuvuduko udasanzwe w'amaraso, kandi bituma imitsi y'amaraso yaguka agatembera neza. Kwaguka kw'imitsi itwara amaraso mu mubiri bitewe no koga amazi akonje bituma imitsi ivamo imyanda, ndetse niba hari n'ahari hipfunditse hagafunguka, ibi bikongerera ingufu ubudahangarwa bw'umubiri. Akamaro ka kane ko koga amazi akonje ni uko bifasha mu gutakaza ibiro. Mu buryo bugoye gusobanura, koga amazi akonje bifasha gutakaza ibiro bitewe n'uko mu mubiri bw'umuntu tugira ibinure by'amoko abiri, aribyo binure byera ndetse n'ibinure by'ikigina. Ubusanzwe ibinure byera si byiza kuko byiyongera iyo turya calories nyinshi zirenze iz'umubiri wacu ukeneye, kandi ibi nibyo bitera kubyibuha mu rukenyerero, kuzana ibinyenyanza no kubyibuha igikanu. Ku rundi ruhande ariko ibinure by'ikigina ari nabyo binure byiza mu mubiri, bifasha umubiri guhorana ubushyuhe, by'umwihariko bikora cyane mu gihe umubiri ukonje. Niba rero uhora woga amazi akonje, bisobanuye ko ibinure byawe by'ikigina bikoreshwa cyane kandi neza, nuko ibiro bikagenda bigabanuka buhoro buhoro. Akamaro ka gatanu ko koga amazi akonje ni uko byihutisha gukora neza kw'imikaya. Uzabona kenshi abasiganwa ku maguru bashyira barafu ku maguru nyuma yo kwirukanka igihe kinini. Ibi si ku busa kuko bifasha imikaya kongera gukora neza nka mbere yo kwiruka. Ubushakashatsi bugaragaza ko kumara byibuze iminota 24 mu mazi akonje hagati ya degre 10 na 15 biruhura imikaya, bikagira akamaro hagati y'umunsi umwe n'iminsi 4 nyuma yo kuyikoresha cyane. Akamaro ka gatandatu ko koga amazi akonje ni uko birwanya stress. Ubushakashatsi bwakozwe bwerekanye ko kumara akanya mu mazi akonje bigabanya igipimo cya uric acid mu mubiri. Si ibyo gusa, kuko ubushakashatsi kandi bwanagaragaje ko bizamura igipimo cya glutathione, ikaba isohora imyanda mu mubiri ndetse ikanatuma ibindi bisohora imyanda mu mubiri bikora ku gipimo cyiza.
ibi byombi uric acid ndetse na glutathione kuba bisohorwa mu mubiri bigizwemo uruhare n'amazi akonje woze bifatanyiriza hamwe gutuma umubiri uhangana na stress. Akamaro ka karindwi ko koga amazi akonje nuko bigabanya kwiheba no kwigunga. Koga amazi akonje byagaragaye ko bifasha mu guhangana no kwiheba bigendana no kwigunga. Ubusanzwe iyo woza amazi akonje bituma uruhu rwohereza ubutumwa mu bwonko no igisubizo kikaba kurekura imisemburo irwanya kwiheba maze bigatuma ibyiyumviro bikorwa neza. Ikindi kandi nuko kumara umwanya mu mazi akonje byibuze afite degree 3.5 ukamaramo iminota hagati y'2 n'3 ukaruhuka indi 5 ukongera ugasubiramo rimwe birwanya uburibwe bunyuranye ndetse bikanatuma wumva utuje kuko ibi bizwi nka hydrotherapy. Ushobora kongera gukurikira iki kiganiro kugira ngo usobanukirwe neza kandi ugirirwe akamaro n'ibi tumaze kubaganirizaho. Dukora ibi biganiro tugamije guhugurana no gusangizanya ubumenyi ku ndwara zibasira ubuzima, imiti ikoreshwa mu buvuzi ndetse n'ibiribwa, tukamenya intungamubiri umubiri wacu ukeneye. Abatabizi bicwa no kutabimenya, bityo abatarabimenya bicwa nuko batarakora subscribe kuri iyi channel Mizero Media ngo bamenye ko kwirinda biruta kwivuza. Niba utarabikora nyaboneka kandi subscribe kuko ni ubuntu, kandi ukande kuri iyo nzogera byegeranye bizajya bigufasha kubona ibiganiro bishya tubategurira. Wadusanga no kumbuga nkoranyambaga yaba Facebook, Instagram ndetse na Twitter. Ujya hashakirwa ugashakisha Mizero Media ubundi ukadukurikira. Ibitekerezo byanyu ni ingenzi cyane. Ubaye wifuza kugira icyo tubaza, udusobanuza cyangwa kutwunganira ku ngingo ariyo yose, nyaboneka twandikire muri comments turagusubiza. Mu gihe wakunze ikiganiro twabagejejeho, kanda like ubundi ukore share ubisangize n'abandi kugira ngo nabo basobanukirwe uburyo bwo kubungabunga amagara yabo. Iki cyari ikiganiro kwirinda biruta kwivuza. Amahoro y'Imana bane namwe, tubifurije kuzirikana ko amagara ari ubukungu.